umuyoboro wa Pi umaze guhuzwa n'ubufatanye bwo kwishyura na RoboPay system yagenewe kwemerera abakozi ba AI guha akazi ndetse no kwishyura robots kuri chain. Ese iri ni irindi tangazo gusa cyangwa se rishobora gufungura ubwoko bushya bw'ingirakamaro bwa Pi coin mu isi nshya y'imashini zigenga? Muri iyi video turasuzumira hamwe icyo ubwo bufatanye bukubiyemo, uburyo Pi ishobora gukoreshwa muri serivisi za robots ndetse n'impamvu iki gitekerezo gikura abantu benshi kugeza ubu magingo aya, ndetse n'imbogamizi zikomeye ashobora guhura nazo zikigaragara hagati y'igitekerezo ndetse no kwemererwa ku isi nyayo. Muraho mwese cyangwa se mumeze mute abadukurikira umunsi ku munsi, cyangwa se mwebwe mudahwema kubana natwe hano ku Ihumure TV ku biganiro bigiye bitandukanye dukora. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kandi mwamaze gukora kunzogera kugira ngo mujye muba mu bambere babona ikiganiro cyacu gisohotse, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Mumaze kumenyera yuko mubana n'umuhungu wanyu Valeri muri rusange, kugira ngo abahereze cyangwa se amwe mu update ahari kugira ngo tuyavugeho ku bijyanye na crypto ndetse n'izindi nkuru tuzikoraho zigiye zitandukanye ariko zifite aho zihurira n'iyobokamana, nabyo tubivugaho mu by'ukuri, kugira ngo tujye tugira gute twese twiteze imbere, tumenye ibigezweho kugira ngo isi ya none itazadusiga. Uyu munsi turimo kureba ikindi kintu gishya kirimo kuganirwaho cyane muri iki gihe ndetse muri uru rwego rwa Pi Network. Dukurikije itangazo ryasangiwe na Fabrice cyangwa se FND, ni itsinda rya Pi Core ryinjiye muri RoboPay nk'umufatanyabikorwa wo kwishyura, aho Pi Network yitezwe mu gukoreshwa nk'uburyo bwo kwishyura robots serivisi hirya no hino ku muyoboro wa Fabrice. RoboPay yubakiye ku gitekerezo cy'uko abakozi ba AI bagomba kuba bashobora kuvumbura cyangwa se guha akazi ndetse no guhuza ndetse no kwishyura robots mu buryo bwigenga bakoresheje ibikorwa bya blockchain, aho kugira ngo abantu bemeze buri ntambwe ku giti cyabo cyangwa se system igamije kureka abakozi ba porogaramu bagakoresha inzira yo gushaka robots zihari ndetse no gutanga imirimo ndetse no kwishyura amafaranga kuri chain. Igitekerezo gishyira robots nk'ibikoresho gusa, ahubwo nk'abantu bashobora kwitabira mu bukungu, bashobora gutanga serivisi ndetse no kubona agaciro. Iyi ni impinduka ikomeye cyane mu buryo budasanzwe cyangwa se dusanzwe dutekereza ku mashini mu myaka ibarirwa muri za mirongo. Mu by'ukuri cyane robots zafatwaga nk'ibikoresho bigenzurwa n'abantu. Inganda zikoresha izo robots, mu by'ukuri amasosiyete akoresha n'ikoranabuhanga kugira ngo anononsore neza imikorere myiza, ndetse n'ibigo bikoresha imashini mu mirimo isubiramo iterambere mu bwenge bw'ubukorano riri guhindura iyo shusho. Mu by'ukuri system zigezweho zirimo kuba zifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo bigiye bitandukanye ndetse no kuvugana n'izindi mbuga ndetse no gukora imirimo igoye nta buyobozi buzinguye bw'umuntu. Iyo imashini zimaze kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubwisanzure, ikibazo gikunze kuvuka ni iki? Mu by'ukuri ni uburyo zizagira uruhare mu bikorwa by'ubukungu. RoboPay ni kimwe mu bigerageza gusubiza icyo kibazo binyuze mu gushyiraho ibikorwa remezo byo kwishyura byagenewe by'umwihariko abakozi ba AI ndetse na serivisi za robots. Uruhare rushobora rw'igiceri cya Pi muri ubu buryo nirwo rwakuruye ibitekerezo by'abaturage bose baba pioneers, aho kuganira cyangwa se aho kugarukira guherekeranya hagati y'abantu. Pi ishobora kuba uburyo bwo kwishyura system zigenga. Abashyigikiye icyo gitekerezo berekana serivisi zishobora kubaho mu gihe kizaza nka robots zitanga serivisi, robots zishinzwe umutekano, robots zigenzura cyangwa se ndetse
n'abafasha b'abantu mu bucuruzi mu kwakira abashyitsi. Muri iki cyerekezo umuntu usanzwe afite payi ashobora gusaba serivisi ya robots agakemura amafaranga akoresheje ifaranga rimwe. Icyifuzo kiri mu guhuza abakoresha benshi basanzwe n'icyiciro gishya cy'abakozi bikoresha ndetse n'ikoranabuhanga kuri Pi Network. Ikiganiro ni ingenzi cyane kuko uburyo bwo gukoresha bwakoraga ari kimwe mu bibazo by'ingenzi cyane bikikije umushinga w'urusobe rw'imari ya crypto rurushaho gukomera iyo abantu bafite impamvu zifatika zo gukoresha umutungo urenze ibyo batekerezaga. Ubufatanye mu kwishyurana ndetse n'ibikorwa bifatika bifatwa nk'intambwe zikenewe cyane kugera kuri iyo ntego. Guhuza Pi ndetse nk'ikoranabuhanga rigezweho ndetse nk'ubwenge bw'ubukorano, robots na automatizeri kuri chain bishyira ikimenyetso mu kiganiro cyagutse ko hazaza ha serivisi z'ikoranabuhanga. Niba ubufatanye butanga ubwishingizi bufatika cyangwa se bugakomeza kuba igitekerezo, ahanini bizaterwa no gushyira mu bikorwa nyabyo byo kwemezwa igitekerezo cyimbitse kiri inyuma ya Robots Pay mu kwiyongera kw'abakozi ba AI. Bashobora no gukora nta ngaruka mbi z'abantu. Agent AI na porogaramu ishobora gukora imirimo yo gufata ibyemezo ndetse no gukorana n'ibidukikije by'ikoranabuhanga. Ni mu gihe cyangwa se ni mu buryo bw'imitekerereze abahuza nk'abo bashobora gushakisha cyangwa se serivisi za robots zihari, bagahitamo uburyo bukwiye bugahuza akazi ndetse bakishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga rya blockchain ritanga ishingiro rishobora ry'imikoranire kuko rishyigikira umucyo n'ibikorwa bya gahunda. Amasezerano y'ubwenge ashobora gushyira mu bikorwa amategeko adasaba igenzura rihoraho, bikaba ingirakamaro iyo imashini zirimo gukorana n'izindi mashini. Ibi bigaragaza impinduka nini cyane kuva ku mashini zihujwe zikagera ku bahuza mu by'ubukungu. Imashini ihujwe ikurikiza amabwiriza gusa. Umuhuza mu by'ubukungu wigenga ashobora gutanga serivisi ndetse no kwitabira ibikorwa mu buryo bwigenga. Niba robots zishobora gutanga agaciro binyuze mu gukora akazi k'ingirakamaro ndetse no kwakira amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ziba igice cy'umuyoboro mugari w'ubukungu. Uruvange rwa AI cyangwa se robots na blockchain ni uburyo bituma iki cyerekezo gishobora ku rwego rwa tekiniki. Ibikorwa remezo bya Web3 bishobora gutanga amafaranga ku rwego rw'imikoranire ndetse rutuma izi sisitemu zikorana neza cyane. Muri icyo gihe isesengura ry'ukuri risaba kumenya uburyo iki gitekerezo kikiri kare kandi gifite intego. Imbogamizi nyinshi zikomeye zibangamira uburyo bwo kwishyura robots zigenga muri iyi minsi cyangwa se mu minsi buri munsi. Ikoranabuhanga ryimbitse rigomba kuba ryizewe kandi ritekanye. Sisitemu za robots zigomba kuba zitekanye, zifite ubushobozi kandi zihendutse, ndetse n'ibikorwa remezo byo kwishyura bigomba guhangana n'ubunini ndetse no kurinda ndetse no gutsindwa cyangwa se ibitero. Abacuruzi n'abaguzi bagomba kubona agaciro gahagije cyane kugira ngo bakoreshe izi serivisi. Inzego z'amategeko nazo zizagira akamaro kuko leta zigishyiraho amategeko agenga sisitemu zigenga ndetse n'umutungo wa digitale. Nta na kimwe muri ibi bibazo kirimo ubusa kandi iterambere muri iki gice rizafata igice kinini kuri Pi Network. Ubufatanye butanga amahirwe aho gutanga umusaruro wizewe. Bushyira umushinga mu biganiro ku bw'ubukungu bw'ikoranabuhanga bw'iki gihe kandi bugaha abaturage inkuru nshya ku bijyanye n'ingirakamaro. Nyamara ubufatanye bwonyine ntibitanga agaciro karambye. Icyo cyo mukimenye. Ikoreshwa nyaryo serivisi z'akazi ndetse n'ubusabe burambye
nibyo bigena niba ikoreshwa riba ingenzi cyane. Imishinga myinshi ya crypto yatangaje ubufatanye bugamije kureba imbere bwazanye ibyishimo, ariko nyuma butanga umusaruro muke. Ingaruka nk'izo zirahari cyane. Icyerekezo cyagutse kiracyakwiye kurebwa. Abantu basanzwe bakoresha urubuga rwa digital mu gutumiza ubwikorezi cyangwa se gutanga ibiryo n'izindi serivisi muri rusange. Uko igihe kigenda gihita, serivisi nyinshi muri zo zishobora kuba zirimo urwego rwo hejuru cyane rw'imikoranire y'ikoranabuhanga, urwego rw'ejo muri rusange. Rero byaba byiza ukomeje kubana natwe cyangwa se gukora subscribe hano ku Ihumure TV kugira ngo tujye dukomeza kugohereza zimwe muri update cyangwa se dukore isesengura muri rusange kugira ngo twese tubashe kuba abapioneers b'umwuga. Bamwe batagendera mu gihuha, batagendera mu bihuha, mu bibayobya cyangwa se mu bascammers bashobora kubatuburira ndetse no kubiba, kugira ngo twese tubashe kuba abantu bafite intego cyangwa se bafite kureba ejo hazaza dushobora kubamo cyangwa se dushobora kugerwaho n'ibyiza gusa, cyangwa se kuba isi itaradusize muri rusange. Iyi ni Ihumure TV, komeza kubana n'umuhungu wanyu Valeri.